Yes, hello guys, hope everybody's doing great. Nk'ibisanzwe natwe tumeze neza turashimira Imana na leta n'abantu ba Kenya. Turashimira namwe Imana y'umutwe ko turi kumwe gatanu kuri kagenzi kaka kuri screen za Tasisop Ministry TV. Muri kumwe n'abakire Emmanuel Speedo nk'ibisanzwe mamaze kumenyera ibintu bandanye bigenda neza tunabashimira ko n'umubandanya mutwe ko turi kumwe mugira ama subscribe mugira na comment mutwereka ati nyabona kano kantu kagenze uku bino bintu nibigenda ukunuku. Reka tubashimire cyane icyubahiro n'ikibanyu respect sana turabashimira kandi turabubaha turanazirikana n'ibyo mubandanya mutwereka rero nk'uno munsi nk'ibisanzwe sinaje kwita Tasisop Ministry TV atacho nabazaniye abandi batumire umwe yamaze kuba umusangwa ariko hari umundi mutumire mushasha kuva hari ya KEGL mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda Kigali n'umunyamuji nawe ntihave bibaza ngo nababirimane n'umunyamuji nabonye yaje kuri screen za Tasisop Ministry TV kugira ngo agenda tubwire ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu Kirundi nta mugabo avuga undi mugabo arivuga ni yaza gushikwa naraza kwivuga ariko mpera hari ya hirya nakira umusangwa kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza kubera ko bavuga mu Kirundi nguza gutera bukara bw'ibanza ngira no mu Rwanda nuko nyene reka rembanze nakira umaze kumenyera kuri screen za Tasisop Ministry TV abanze asubira baramutse asubira nabiyibutse n'izina hari n'abashobora kuba babonye ikiganiro bwa mbere ushaka ko batari bwamumenye turi kumwe nandi hari umuzungu rutuku ako kantu kizemo niko kabi dukomeze cyane ngese warubizi kuri mwiza cyane baby ese warubizi ko ari benshi warwashe imitima mbwira be mbwira cyo mbwira ese warubizi. Yes, nitwa Karabo Kimana Mazimaka Patrick Mr. Nyange Mr. Confidence Mr. Romantique Mr. Bakame Mr. Mugabo wa Pome aka Papa Wabastar. Ndasore kwakira kandi kwita Tasisop Ministry TV. Thank you asante kunyakira hangaha umusangwa ariko mana yanda kwakira ndanagushimira ko nagukuye kuri hotel nkagushikana ngaha kandi utaje ngo iriya hotel yitwa Chanceline Star Hotel. Ibintu byakomeye abantu bose barimo baraza bakavuga bati tugiye kurara ahantu na karabarara ubu ngubu rero nukuvuga ngo twakomeje kwinginga abantu ngo muze muharare hakiri kare ubu bisaba noneho kubukinga mu gitondo gufata inzu mu gitondo ahantu uri bube rero nimba ushaka kuza mu Burundi uri hanze y'igihugu hari abantu benshi babankurikiye cyangwa se uri hano mu Burundi uvuga utahantu ndara numva imbaraga sahari ukuntu ahantu ndara ntari nagera neza ngwino ufate fresheri muri Tasisop nako Chanceline Star Hotel. Cameraman yasetse Edu hagose yaba kamera uraseka ikiwe kuri kamera uraza gusekanga uraseka hanga turimo turamamaza Tasisop Ministry TV. Uyu nguyu rero ni umuntu w'umusore nagaru uyu nguyu ntagara arashaka araje yivugera umusitari wakamejeje mu Rwanda turaza kureba nimba hano mu Burundi koko ajya mbwira ngo jewe ngo naramamaye ngo ni Burundi ngo ngera ngo hose ngo naza Singapore ngo naza Norvege turaje tubirebe. Sumbawanga ntiharimo ariko Sumbawanga bivuga ibya Sumbawanga nasoka manga Sumbawanga hava abantu babarozi ngo wenda ngo hari abantu ngo bajya kuzana imiti Sumbawanga ariko rero izina ndimo ndumva ukuntu inaha barimo baramuvuga uyu nguyu abahanzi ba gospel namwe musige mujye Sumbawanga ariko ni Imana yemira kwamamaza nacyo arivuga n'umuntu w'umugabo. Ndagwaye karibu kandi Karabo Kimana ego reka twakira umushitsi tumwakire gute ni yivuge nawe n'umuntu w'umugabo n'umusitari n'umuntu torejya bona ariko rero reka nkwerekere reka base ndakwereka akantu gato tumugira ka surprise. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mushitsi atari ya mushitsi mutingita ariko happy birthday to you. Turagwaye ikaze muri studio za Tasisop Ministry TV. Murakoze cyane. Mbitse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye uko ugenda ukora genda mbivivura ariko icyo nabonye ntujya ubasha kubeshya kuko aho ugejeje ubereye amashimwe
indirimbo ndirimba ntabwo ari ya nyuma ntabwo nzaceceka kandi ugikora. Wow. Iyo ni indirimbo ari ibintu bita amavuta. Trebye congratulations muhanzi. Congratulations kabisa. Iyo ndirimbo yuzuye amavuta. Iri mu mavuta cyane. Ntangire mbashimira munyifurije anniversaire. Yego. Nibyo uyu munsi nayujuje. Uje imyaka ingahe? 3 iranita Uje 3. Uje imyaka myinshi hejuru ya 30. Okay. Ni myinshi ndi mukuru. Nta numwe wari warongora nta mugabo we utinya kuvuga imyaka. Ntago urarongora. Nujuje 32. Ndi umusore ndimo ndivuga nabyo birazamo. Ayiwe bora kugira ugashaka. Yego komeza mwana mama. Ndi umusore ndi umwana w'Imana. Hanyuma nkaba n'umukozi kwa papa. Ntago nkunda kuvuga ko ndi umukozi w'Imana, ndi umwana w'Imana hanyuma nkaba n'umukozi kwa papa. Binyuze mu ndirimbo n'ibindi byose uri umwana w'Imana ukaba n'umukozi. Ndi umwana w'Imana. Nawe urashaka kumira nk'abantu ujya numva ngo nabakozi b'idini runaka ngo ngiye ngo ndi umukozi w'Imana ngo nyobora ngo aha. Oya ariko bakabigoreka. Ntabwo navuze ko bajye bavuga ko ari abakozi b'abantu. Oya ntabwo ari uko ngiye mbivuga. Ngiye ndavuga ngo ndi umwana w'Imana. Urumva iyo ubi wanyu ufite papa na mama urakora. Iyo uri gukora icyo kintu uri gukora uburi umukozi kw'icyo kintu. Umukozi rero mvuze ngo ndi umukozi w'Imana naba nkeneye ibihembo ku kwezi, ariko kuko ndi umwana w'Imana ndakora hanyuma papa kangenera uko abona icyo abona umwana kwiye. Kumbe papa avuga Imana. Rero numvise papa na mama nyene byo mu rugo. Wari wagize umukozi ukorera papa wabo mu rugo. Oya ndi umwana w'Imana. Ukaba n'umukozi wawe. Hanyuma nitwa Aloyizi Habi. Barakuze rega urikize igenzura ikimomo uri. Ndi umuhanzi. Nige wavukiye amezi 12. Mvuka ndikiragi mbaho ndikiragi. Ako kantu kosora ako kantu. Amezi 12. Uvuga ufite ubumuga bwo kutavuga. Utaza kunteza abantu ndi buhereze hano turi mu Burundi. Reka da iyi link ndayohereza abana biwa abana reka mu Burundi badukosora. Abo mu muryango wa Wezo abo muri Oyipa ahantu hose. Mu Burundi nuko nyene. Mu Burundi nuko nyene bavuga ko hariho abataratahura neza bakivuga ngo ikiragi ariko benshi baramaze gutahura ubumuga bwo kutabona. Ubumuga bwo kutabona kubera kari je wivugaga. Mbunganiyeho gatoya ariko ari we wivuga nta sasa reka mvuganiyeho gatoya. Umva se umva nukuvuga bugiye ubundi byakomeye kwa Tarisisi Hope Ministry TV ibintu byahinduye isura. Nukuvuga ngo jewe ndumwe mu bantu batangije ama ministeri y'abafite ubumuga. Natangije umuryango witwa Oyipa muri 2013. Ntangiza mba no mu muryango witwa Uwezo Youth Empowerment. Mu Rwanda ndi umuconflict nyine ndi umuconflict ndi umukemura mpaka muri Uwezo ndabasujeho muri Uwezo nimba mutani munabize mu bimenye. So urumva ikintu cyose ushobora kumva kita soundinga neza ku muntu ufite ubumuga. Nziza ko mbivuga kuko njye ntanabivuze. Ejo bundi haba training cyangwa se hakaba inama bakagutunga urutoki bakavuga ati wowe kuki utabwiye uriya muntu. Ariko kumubwira nivyo ariko mu gihe ari genda mubwiye niho bimukomereza. Mugari bavyivugiye nta ribi. Navutse mfite ubumuga bwo kutavuga. Ego mama. Ariko Yesu angirira neza, angirira imbabazi kuko hari inyungu yambonagamo uyu munsi. Yego. Hanyuma y'ibyo nanjye mbona ukuboko kwiza kwa bambye ijuru nta muyaga. Wabonye ukuboko kw'Imana? Nabonye ukuboko kw'Imana. Amina. Iyo ndi kuvuga Imana ni nyinshi. Yego. Mba ndi kuvuga yabambye ijuru nta muyedi ikoresheje. Hallelujah. Igatunga Abisirayeli mu butayu nta za supermarket zari zihari. Ayo niyo nasobanukiwe kari yo yangiriye neza. Ikagobotora ururimi rwanjye nkavuga. Uyu munsi nkaba ndirimba. Kuvukira amezi 12 honyene n'igitangaza. Ntago ari ibintu byari byoroshye ariko kwari kugira ngo mbone amashimwe. Ibikomeye nibyo bidutera ibikomere ariko tukavamo turi abantu bakomeye. Kuko Imana ihamagara abo yatoje kera kugira ngo bazarwana hakomeye. Nicyo cyatumye ifata Mose ijya kumutoreza ibwami kugira ngo amenye uko ibwami baharwana kuko yari igamije ko azakura ubwoko bwayo hari ahantu muri Egiputa akabushitsa aho bwageze. Nubwo yaguye mu nzira ariko hari ahantu yageze
ndetse ahereza n'abandi barakomeza gushika Kanani ariko icyari gikomeye nukuva Kanani icyari gikomeye nukuva Kanani ntago undi muntu wese yari icyari gikomeye nukuva muri Egiputa ntago undi muntu wese utazi iby'Egiputa utazi iby'ibwami yari buhangare Farawo icyo cyatumye ijya kumutoreza hariya vuga amen. Imana ishimwe cyane haleluya. Diamond nawe yuzuye umwuka ariko buriya avuga aya majambo yuzuye amavuta. Diamond avuze mu mwuka wera yuzuye umwuka wera ngo njye numva ko kana akunda kuvuga nuko ariko se ubundi wowe reka mubaze indirimbo yawe urimo uratujyana muri byinshi wowe indirimbo yawe yujuje miliyoni n'abantu barenga menshi cyane waje naha induru zavuze nanjye ndagufatira ndavuga ni habi ngwino kamo kuri Ministeri Hope Tarisisi Hope Ministry TV iriya ndirimbo yawe hari abantu bayisunitse iriya ndirimbo yaje yanamamengire ngo utaranaba umusitari nyine abantu batakuzi ibiti by'iriya ndirimbo giye ko ntumva ibijyayo gusa ariko ntiyari bwarangize reka mbanze mbabwire ikintu ubwo nari mvanze none ubwo mashaka umutoza niba mushaka kungira injiji hano muri studio yanyu mwanyakiriye okay muranandirimbira ariko mfite ikintu cyambabaje ngira ngo abantu babibona ndimo ndanywa amazi ibi byose ngira ngo mbikesha Chanceline Star Hotel naje ahangaha nzi ko Chanceline ndi bumubone nkamuhobera nkavuga ni kabisa ugira customer care nziza noneho ubu byambabaje rero kuba ntamubonye peut-être ko wande uko service ziri hano kabisa ni nziza ambwira abantu ko ndi mu gihugu cy'u Burundi ibujumbura hano harya ni muri Gitega nihe ni muri quartier Kinama mu Kinama ni zone Kinama quartier Gitega zone Kinama quartier Gitega hariya mu Rwanda bita akagari zone n'akagari byashoboka karabo k'Imana ni uzi kubi ubwo wenda ashobora ko ari nisibo twe kubitindaho twe tugira ibyo bita amasibo tugira umudugudu y'akagari tugira imirenge n'ibyo hanyuma yarambajije ku kijyanye n'indirimbo nari ndi gutekereza ku buntu bw'Imana njya kuyandika ibyo yambwiye ibyo yakoze ndetse n'ibyizakora hanyuma nshaka kuyibwira yuko nabimenye kandi mbizirikana nzirikana neza yayo kandi n'ibyizakora nazabyibagirwa zayangenda mvuga ngo iki wakikoze shyiraho vi hanyuma indirimbo rero nanjye nabonye biza ni ubuntu bugeretse ku bundi bw'Imana mbona nayisohoye ari muri covid turi muri covid mbona abantu bari kugenda bayihanahana ngira ngo umuntu wa mbere nanamushimira bamwita nkuru nziza Sabasi ni umuhanzi wa hano Burundi yahise akora agacarenji ngiye ntago moza ari afite ibintu by'ibitabo arimo aragenda avivura mbetse inyandiko nyinshi yicaye avivura mu makayi mu ikayi mbona n'abandi benshi bagiye bamwigana ariko niwe muntu wa mbere w'i Burundi wakoze iyo challenge ndamushimira rero nawe uramwamamaje Imana imuhere nawe ni umuhanzi chano yitwa King Sabasi tunamupromotinga nakomeze yamamara yego niwe muntu wabikoze tuza no kuvugana arambwira ati kabisa Imana iguhereza umugisha nahezagiwe umutima wanjye ndumva uruhutse tuba dufite ibintu Imana yatubwiye kera kandi tuba dufite imirimo y'Imana ihambaye antera imbaraga cyane n'abandi baziraho benshi indirimbo uyu munsi imaze umwaka ifite miliyoni n'ibihumbi 200 n'abantu 210 mukanya maze kureba mu byukuri miliyoni n'ibihumbi 200 kurenza no buntu bw'Imana ntabwo ari abantu benshi bagira miliyoni kandi si ubuhanga ndenza abandi nta nijwi ryiza mfite nta igikundiro ariho ubwo ni Imana nababwiye mbere ko Imana ihamagara umuntu kurwana yaramutoje mbere kugira impamvu navutse mfite ubumuga bwo kutavuga kwari kugira ngo aho makuru amashimwe hanyuma bizatangaze beshe uburyo umuntu wavukanye ubumuga bwo kutavuga aririmba ngira ngo ni shimwe ngira ngo abantu barabyumva ndabashimiye rero reka no kwizimba magambo muracyatubaza n'ibindi bibazo kutwakira ndanezerewe hano ushaka ukomeza uvuge kuko nituramuka turakubaza byinshi impamvu watinze kurongora ese waba utinya abakobwa nukuzagukubita ibitovu nukuzagusengera nyine byose turaza kukubaza nushaka kuvuga iharira umwanya turakubaza ese yewe nuvuga ngo tukubaze ubwo ndibuhite nkubaza ngo ugeze ahangaha uracyari imanzi cyangwa nturiyo ibintu ni yego cyangwa ndakubaza
nimba utari imanzi umukobwa wa mbere mwaryamanye yitwa nde mwari muri he mwari muri mukeya ari umuntu bazanamo comedy ari umuntu wivuze ari kubwiriza mu Rwanda aravuga ngo ndacyari umukobwa ufite iyerekwa ritambutse ako kantu katurendinze ahantu henshi yari umukobwa ariko nubwo katrendinze ahantu henshi nge siko nabibonaga yabwirije amagambo menshi y'Imana amwe akora ku mutima abantu bakumva Imana ariko abantu bahitamo gutrendingisha ko ngako nibaza kuki abantu umuntu yavuga ngo ufite iyerekwa ndi umukobwa ritambutse ako kantu bakakageza kure ariko rya jambo ryarindi rikora ku mutima rikibutsa abantu imbaraga z'Imana rikibwira y'abantu ko Yesu yazutse ntibari hana ngo turi mu minsi mibi turi mu minsi abantu bakwiye kujira rero icyo nabwira Karabo nyine ndi umusore unyibukije abantu urigeze kubona basambanira abantu hariya nigeze kubona abantu basambanira ubwo bari ahantu ku giti uyu munsi nabwiye ko nuruje imyaka 32 ubwo ufite iyerekwa ritambutse ariko ntibagatrendingishe kuko hari amagambo meza menshi avuga Imana ahubwo bafata agace kambitse inyandiko bari ko bakomeza gutrendingisha hanyuma kandi ubasanga arabo wabenze utagiye kuvuga ngo ufite iyerekwa ritambutse ngo nawe ugoro ritambukije iyerekwa abakobwa wabenze mujye muri message bajye muri message kuko wasanga urimo uravuga ngo ufite iyerekwa kuko wageze mu Burundi wabonye abakobwa bibyuki bameze neza ariko no mu Rwanda turafite beza Aloise Habi nasoje guhikaze mitase so Ministry TV urakoze cyane bari gumugisha wavuze ko wavukiye amezi 12 ariko akantu nagira mfate mu gatora nako kuvukana ubumuga bwo kutavuga Aloise Habi yagiye kuvuga amazi imyaka ingahe ntabwo niyizi neza igihe naba narakiriye gusa nkurikije uko nagiye niga mu mashuri nibuka ko ngeze mu wa 3 secondaire hari ibihekane bimwe na bimwe ntari nzi kuvuga cyane cyane harimo n'ikitwa sha hari cyane nk'abantu twiganye bazakurikira iki kiganiro bahita bibuka izina banyitaga iyo navuga nk'ijambo inshuti ni Kinyarwanda ubwo sinzi mu Kirundi babyita umugenzi hari ukuntu nabivugaga bigatuma banyita iryo zina sha yari yarananiye cyane bakwitaga nde ntago ndi bubivuge ni igishego ntabwo ari igishego ariko ntago rimeze neza abantu barizi nabo mu mashuri hanyuma rero nyuma yaho mu wa 4 kuzamura ntabwo niyizi mvuga neza gutya mvuga cyane cyane ko naje no kwiga indimi nkiga ubuvanganzo burimo Ikinyarwanda cyinshi ngasobanukirwa cyane ndi umuhanzi ndi n'umusizi abasizi abantu bari mu Rwanda imvuze umusizi bahita babyumva ibisigo cyangwa se ibyo bita mu Cyongereza spoken word ntabwo ari poem cyangwa spoken word icyo bita ni nk'ibisigo gusa na poem ndazivuze ko ikigo kize mu Cyongereza mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi sinzi ukuntu nabivuga neza biri buhamye ibi bintu urimo urashaka kwiyemera hanga ku bakobwa ngiye nakubona ibyo kuyivuga amazina nko kuyivuga amazina oya urumva aravuze ati mvuga igisigo ariko ngo mu Cyongereza bivuge mu Kinyarwanda ginekereza spoken word nyine ni nk'ibisigo ni ibisigo uretse igisigo unanirwa kugisobanura gute kari kiri mu Kinyarwanda nabere nko bivuga kugira abantu bace batahura ibyo oya genda gakeya igisigo genda bizi ibisigo ni ibintu bikorwa mu Kinyarwanda wowe ugiye kuba nk'umuntu wigisha umuco ibisigo ntabwo ari ibintu ugiye kuba nk'umuntu wigisha umuco w'ururimi ibisigo ntabwo ari ibintu ugahita ugenda ukabwira ngo songo tugiye kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo ntugateshe umuco nyarwanda mu dukize na aravuze ngo ibisigo ni ibintu ntabwo ibisigo ari ibintu mu Burundi uvuze ibisigo ho ni ibisigo si ibintu uravuze ngo ibisigo ngo ni ibintu bikorwa mu Kinyarwanda ibisigo si ibintu ibintu se ibisigo ni inganzo ushatse gutesha agaciro ibintu kugira abantu bashoboye kudutahura ariko bakurikira Tasiso ku Ministry TV woducishiza ko gato kugira ngo bace babona bya bintu kubera ngaha mu Burundi kuntu namaze kuvyumva ivyo bita ibisigo mu Rwanda ni nko kwivuga amazina kuko kwivuga amazina sico kimwe na poem ibisigo reka mayensobanurira abantu ibisigo hazamo gutaka no kuribagiza
icyo ni ikinyarwanda sinzi niba bari bucyumve no mu kirundi nuko nyene ni hanyuma ibisigo tugira icyo bita ibisigo nyabami byatakaga abami n'ingoma zabo hanyuma n'ibisigo bya rubanda ushobora gufata umuntu nkafata Chanceline hoteli nkayiribagiza nkayitaka ibigwi n'ibirindiro ibyo nibyo bita ibisigo mu Burundi bavita kwivuga amazina yego naho kubera mu Burundi uvuze ibisigo bumva ibidaimon imivugo mu kirundi uvuze ibisigo yewe naburaniraga umuco wa kirundi kurumva yavugaga ibisigo ugiye nka mu Burundi ivyo mwita ibisigo mu Rwanda izo nganzo ni kwivuga amazina kuko uratakagiza ibintu ikintu runaka sinjye kumaze igihe hani Burundi ako niko gato dutandukaniyeho ngira ngo abantu nibajya no kuri YouTube channel yanjye Aloyizi Habi ari igisigo maze gusohora vuba cyane ngira ngo kimaze nk'ukwezi ni igisigo nari ndi kuvugira abana bo mu muhanda ni igisigo natangiraga mvuga ngo ayiga data udatinya ikinego iyi ni inzara izonga inzobere zikayanzika ndumva zigonga zindya zinzonga mu nda zironga amara yizinga nshoje igihembwe ikindi sinzakiga inzira ya muntu ni koko nuruziga sinakavuza ibinarize mbahiga iki kinego hari uwo nyirega nshotse umuhanda njyanye agahinda ndabona abagenda nta numwe ndeba iri joro rya mbere nabonye ritinda wenda ejo nimenyera ubuzima buhanda iyi karito yanjye nzumva ari igitanda ninapfa kandi uzamenye data ko wikoze mu nda nsanze u Rwanda rwitwa urw'ejo munsi y'itemera utabona hejo inzara hano nicyo cyorezo kore nyinshi niyiduharezo ifege naryo rikabindezo upfa kubaho hatashye hatari ingeso iki kinyarwanda nivugisha na amavamuhira kinkoresha ejo sinzaba nkirishisha ukomenyera kizahera manuka ntambika nterera andi magamba ncengera si umuhanda mvuga imihanda gutigita uzumve kugenda igiceri cy'ijana ni igicwa umuntu wese mwita mani umukecuru mani umusaza mani imvugo yose mvuze ari mani ntandukanye n'aba Babiloni kirakomeza ni kirekire ni igisigo nise ikinegu aho mbanegura ababyeyi batabana bakajya mu mihanda ibyo rero nibyo twita ibisigo abantu baze no kubyumva neza mu bita amazina kwivuga amazina abantu baze no kubyumva neza iki gisigo yakivuze arebeye nko ku babyeyi batabana ntago yakivuze kuko wenda ubuzima bw'iwacu ni bwiza ahubwo wenyine mwumva ibintu yabivuze kubera hari abana bashobora kuba ubuzima bashobora kubaho mu buzima bubi bitewe n'ababyeyi babo babatererana nyine urumva hano turi mu rundi Rwanda turi mu kindi gihugu Uburundi burya mbufata nk'u Rwanda ariko nyine urumva harimo rugendo so ushobora gusiga igisigo inaha umuntu wenda ataza amateka y'ubuzima buri hari akabyumva nabi so ni byiza rero u Rwanda ruragendwa ruratemba amata n'ubuki that's good okay good birumvikana ko nk'abantu kenshi usanga bafise ubumuga runaka bibagora mu mashuri ugasanga biko barakumigwa wewe wabibayemo gute gushikaho ushobora gusoza amasomo donc njyewe niga nari umuntu witonda cyane nari umuntu witonda uko nagiye menya kuvuga buri nyajwi ngombajwi igihekane nakoreshaga ibyonzi ubundi bindi ngaceceka nago nakundaga kuvuga cyane abantu benshi banzi nk'umuntu witonda hanyuma nashoboraga kukumva nkurebye ku munwa burya rero iyo umuntu atavuga menshi ntago abantu bakunze kumumenyera cyane no mu buzima busanzwe ntago ndi umuntu uvuga menshi cyane nubwo ubu nzi kuvuga na n'imirimo myinshi nkora ikaba ifite aho ihuriye no kuvuga ariko mvuga igihe biri ngombwa rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntago nta kintu kibi nigeze mbona cyane cyane ko bitari n'ubumuga bugaragara buryo umuntu utavuga acecetse ntushobora kumenya ko atavuga abantu benshi bavukana ubumuga bwo kutavuga kunda gusanga no kumva batumva nanjye ntago numvaga neza kugira ngo nkumve nakurebaga ku munwa ngahuza ko mbona umunwa winyeganyeza na dukeya n'ijwi rirenga ndi kumva bigatuma nkumva cyane niko byari umaze kuvuga n'amatwi yacazibuka byose byarajyanye ntuzi n'ukuntu byanagenze byose gusa nibuka ko mu mateka bambwiye ko hari umuzungu yitwaga Mama Leta w'umubirigi yabaga iwacu aho navurijwe ni mu karere k'Ubugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda hafi yo mu Kirundo yego nkiri mutoya yarankurikiranye akajya amvura yari umu docteur kuri centre de santé yaho ariko
aza gusubirayo asubira mu Bubiligi ntarakira kuko mu rugo nta bushobozi bari bafite bwo kuba bankurikirana ngo bamvuze asubirayo rero ntarakira hanyuma gusa njye mva mu muryango usenga ukijijwe nicyo cyatumye nanjye ntiyanduza nkura numva amateka y'Imana numva ni meza hanyuma rero nanjye kuva mu uwo muryango mama yagize isezerano ko nzakira kugeza ubwo nyine byabaye ari nayo mpamvu mbambwira abantu numva nabifuriza simbibahatira kuko gukizwa no kwegera Imana si ibicuruzwa byabuze isoko ngo tubwire abantu ngo muze mugure tubongeze ahubwo mba nifuza ko abantu urubyiruko abantu bose baza ku Mana kuko uko iminsi hita Yesu atanaje urupfu ruraje ngira ngo mwarumvise ko mu Rwanda twabuze Pastor Theogene ntabwo yigeze arwara ngo ajye mu bitaro ntabwo yigeze aremba ngo abantu bamusure yaravuye kuvuga ubutumwa akora accident ahitacaho arapfa baramushyinguye so yaravuye mu murimo w'Imana tuzi neza ko yagiye mu ijuru nawe rero iherezo ryawe ni irihe uyu munsi uri mu byaha bigiye bitandukanye icyo nakwifuriza nukongera ukamenya uwabambwe nukongera ukamenya utarigeze usaba ubufasha kugira ngo abambe ririya juru ufite imbaraga zo kukurengera ndetse akaguhereza n'ubugingo iherezo ryawe rikaba ryiza uwo rero niwe nasobanukiwe musobanukirwa mu by'abanyabwenge bita ubupfapfa buriya abantu benshi bafite ubwenge bw'isi bafata abantu bakijijwe nk'abapfapfa nk'abantu bayobye aho niho nasobanukiwe Uwiteka menya ko ari Uwiteka nyine nta wundi witeka nta wundi w'ibihe byose uriho usibye uwo mugabo aho rero niho mba nifuza kugira ngo umuntu wese amusobanukirwe kuko iyo wamusobanukiwe wicuza indi myaka yose wamaze hirya wamaze mu byaha mbwira rero abarundi badukurikiye mwese kugira ngo urubyiruko urwaruka si ko bavuga urwaruka abakuru abatoya abantu mwese muze ku mwami kandi azabagirira neza azabahereza ubuzima bufatika kuko natwe yagiye atugirira neza urumva umuntu wavutse atavuga ngira ngo uyu munsi amagambo ndi kuvuga uyakurikiranye ashobora kuba yaba maremare mvuga neza ntategwa hari umudogiteri umwe wigeze kumbwira ngo ariko ko wabaye kiragi ukaba uvuga neza ubundi umuntu wabaye kiragi doko ajya gushyira mu bwenge bwe ngo usanga ngo abadedemanga ngo usanga ngabavuga ategwa ndavuga nti ibyo ni ibyo wize ariko ntabwo ari ko Imana iteye iyo ishaka gushyiraho iherezo irema amateka atandukanye nayo twatekereza none se habi tugendanye igihe kinini ariko hari akabazo nshaka kubaza ubwo buhamya n'ubuhamya bukomeye buranakakaye harya kuva wakiriye mu myaka ingahe ntekereza ko menya kuvuga ndayije turakomeye ndi nko muri 17 nibwo amenye kuvuga none se ntabwo aribwo namenye kuvuga oya nibwo niyizi buri bihekane byose mbizi kuko ntago namenye ntago ari umunsi umwe nahise menya kuvuga kuva nkiri mutoya nshaka kugira ngo dukiriyaringe buri yanjye mashaka ikiganiro kuko ibi bintu tuba turimo turakora ni ibintu bizarama bikamara imyaka n'imyaka twebwe tuzi abantu bagiye batanga ubuhamya butandukanye ariko ari fake news ari fake testimony urumva kubera ko umuntu arimo aratagetinga fame wowe hari abantu bakuzi utavuga numva ari ubwa mbere mbikubaje igihe twagendaniye cyose ariko ndagira ngo dukuri ibintu nyine abantu bakuzi barahari akenshi nk'iyo mama aje kunsura i Kigali ngembe i Kigali ikintu abaturanyi benshi bamubaza ni icyo cy'ukuntu navuze uyu munsi nkaba mvuga neza ariko iyo nk'ubumba ngifite ababyeyi biba ari umugisha kuko nshobora no kujya mu gitaramo nk'uko ndi umuririmbyi akaza ngira ngo n'ubu nko mu kwezi kwa 12 Imana ingiriye neza mfite igitaramo i Kigali ndagutumiye uzaze mama azaba hari azatanga ubuhamya ngira ngo icyo cy'umubyeyi ni nacyo gita gifatika cyane kurenza uko ngiye nabisobanura kuko umubyeyi ni wunzi cyane kurenza uko ngiye niyizi mu gitaramo nzagira i Kigali nko mu kwezi kwa 10 gutyo cyane 11 azaba hari ngira ngo mu buhamya azatanga bwanjye icyo kizaba kiri main testimony ashobora kuzavugamo ariko urumva ikintu nk'icyo ntabwo ari ubwiru ku buryo navuga ngo nta muntu n'uyu n'umwe nzi ndikiragi so hanyuma rero
ibyo byo biba bitaramo bisobanutse. gitangaza nzaza uzambwire kare kuko turimo turabipanga hamwe n'itsinda rinini mfite kuzakora igitaramo gitegura alubumu ya Mbitse inyandiko maze kugira indirimbo zigera muri 6 urumva ko ni indirimbo nyinshi yego urumva ko ni indirimbo nyinshi ngomba kumurikira abantu hanyuma nkategura na alubumu ya Mbitse inyandiko izaba yitwa Mbitse inyandiko album launch. Hope ko muri December nakatuzoba duhari bazi ko karabona ahubwo ko mfise gahunda kuzaza i Kigali tuzakwakira cyane December n'abanyamakuru badukurikiye babe babitegura neza b'inshuti zanjye murabizi tuzakire uyu mumenyesha makuru w'inaha yitwa Emma akora kuri radio akanakora no kuri televiziyo urumva ko amataza abyaye amavuta akora ibiganiro bitandukanye. Ya Aloysi Habi urakuze nk'abandi ntiwakuze nk'abandi ariko wakuze nk'umuntu nyene umuntu icyo ntaza kukubaza kandi ni kubera ko bamaze kuvuga ko bavukiye mu muryango ukijijwe ukurira mu buntu bw'Imana ariko nabivuga kiretse ko ari abana ashaka kubibigaba nibisanzwe ariko ntabwo ari bose nanjye natanga kuvuga ikinyarwanda karabo tumaranye iminsi imva yamaze urakuze uramaze secondaire urize n'ibindi bigiye bitandukanye wisanze gute mu mwuga w'uririmbyi? Njyewe ntabwo niyizi ntari umuririmbyi igisekeje nuko wenda abantu bari kugenda bamenye ubu ariko ntabwo niyizi ntari umuririmbyi kuko nanibutsa abantu ko banarakuriye mu muryango ukijijwe sicyo cyatumye nkizwa. Nakuriye ku Mana y'ababyeyi ariko igihe kiragera nsobanukirwa Imana yanjye. Hari n'igihe rero igihe cyari kugera ngasanga y'ababyeyi siyo nkigira mu bindi bitandukanye. Gusa bampaye umurongo wo kuyimenyesha nanjye mfata umwanzuro wo kuyikurikira. Icyo kintu sinzi niba abantu bari kucyumva. Hanyuma ro kuva nkiri mutoya nakuziye muri Sunday school babyita gute? École du dimanche. Nino nuko nyina bita Sunday school. Ego ndirimba muri izo korali nza kuyobora korali y'abanyeshuri niga segonderi ndakura nyine ngenda nzamuka nagiye mpimba indirimbo zitandukanye nzihimbira abantu nuko byaje ntago niyizi ntari umuhanzi kuko kuva na kera cyane Imana yajyaga isanga ikambwira uzaba umuririmbyi unza kugirira gutya ngira ngo niyo ndirimbo Mbitse inyandiko izo zose mba nzibukiza Imana yambwiraga kera nkiri mutoya mbwira ko nzaba umuririmbyi nzagenda ibihugu nzagira gute nzavuga ubutumwa rero ndi inyungu y'Imana kugeza uyu munsi nifata nk'inyungu y'Imana n'ibihamya byayo ariyo mpamvu ariyo nzira imwe rukumbi numva nahisemo kuyikorera naho impano yo yaje kera ntabwo inje mubo. Okay Aloysi Habi navuga ko Imana yayindemanye. Okay Aloysi Habi umunsi wa mbere agenda muri studio agasohora indirimbo ikaja habona hari ryari? Ni kera cyane igisekeje ntabwo indirimbo nasohoye yari y'Imana niyumvagamo impano niyo mpamvu navuga ngo gukizwa kwanjye ntabwo mbikomora ni inzira ababyeyi bantoje ariko nanjye mbifatira umwanzuro kuko nigeze gusohora indirimbo ntabwo yari indirimbo igiye kure cyane wenda ngo ni ibishego cyangwa se ni urukundo yari indirimbo y'ubuzima busanzwe ariko ntabwo yari gospel full ngira ngo ni 2009 iyo ndirimbo ntigeze ijya kuri radio ni ubwo umbajije umunsi wa mbere ninjira muri studio ni 2009 myaka 14 urumva ko nari nkiri muri segonderi ni kera cyane. Hanyuma nyuma yaho naje kubireka hashira imyaka myinshi ariko muri iyo myinshi yashize suko ntandikaga indirimbo sinuko ntanabitekerezaga bwari ubuzima nari ndimo ntago bwari bwiza nta ntambwe nari butere yindi ngo negere muri studio nta buryo bari kuronka kuja muri studio. Hanyuma ngeze i Kigali 2015 uko ngenda menyerana n'abahongewe nababwiye ko mvuka mu Bugesera mu hari cyaro ngeze i Kigali nibwo naje guhura n'abantu bagiye batandukanye benshi bagenda bambonamo impano ngira ngo kugira ngo ninjire mu muziki hari abagabo nka babiri byaturutseho uyu munsi n'abagabo bararongoye icyo gihe barabasore uwitwa Deo Imana irakarama agiye mbonamo Imana akambwira ati iyi inganzo yawe izafata kandi izagera kuri undi no witwa Penieri ngira ngo ushaka kuba umuzi ni umuproducer nawe ukomeye w'umurundi yabaga mu Rwanda Brighton Penieri ngira ngo nk'indirimbo yanjye rwose by'ukuri mushimira yayikoreye ubuntu
ambwira ati iyi mpano yawe kabisa ni sawa irarenze. Iyo ndirimbo nkibaza irijwi iki nago numva nshaka kuririmba, ariko biza kurangira mwemereye n'abundi kari y'ubuntu turayikora. Nishyize kuri YouTube ntungurwa nuko indirimbo nagayaga igize nk'ibihumbi 2,000. Mu by'ukuri icyo gihe ibihumbi 2,000 ntangira nta sharinze ntajyanye kuri radio byari byinshi. So hanyuma rero nza gukora mbitse inyandiko, mbona ni ibintu bibaye binini cyane. Kugeza uyu munsi mbona ko noneho ku rwego abandi bahanzi banini bamamagara, ku rwego abantu pastor bagiye batandukanye bamamagara, ngira ngo aka kanya ubundi Burundi mu kanya ngiye kuririmba kuri Gerizo des Âmes, ni urusengero runini hano mu Burundi. Ku cyumweru nabwo nzongera amasubire, mfite n'igitaramo gikomeye ku cyumweru. Quartier sindi kuyibuka neza, sindamenyera quartier zaha, ariko urumva n'ubuntu bw'Imana kuba natumirwa i Burundi maze igihe kinini. Uku kwezi kwa gatandatu twafunze uyu munsi, nshobora kuba mbaye iwanjye iminsi itarenze 4 kose nzenguruka. Nagiye Iburasirazuba bw'u Rwanda, nagiye Iburengerazuba bw'u Rwanda, narambutse ibihugu. Urumva ko n'ubuntu bw'Imana bugerekeranye. Nyine ni igihe Imana impamagaye kugira ngo nkore, nanjye nemeye kuyitaba ndi muzima. Mbwira abantu ko njyewe nitabye Imana ariko ndi muzima. Abantu twicaranye n'umuntu witabye Imana nicaranye n'umuntu witabye Imana ariko ndi muzima. Nitabye Imana ndi muzima. Yaraguhamagara yitaba, yarampamagaye ndayitaba, nyitaba ndi muzima. Atari bya bindi umuntu bavuga ngo yitabye Imana wenda yishwe no kuba yibye bakamukubita mpaka apfuye, uwo nawe ngo yitabye Imana. Ngiye yarampamagaye ndi muzima ngo nyikorere, nyitaba ndi muzima, kugira ngo kuri wa munsi nzabe mfite iminyago. Ari nayo mpamvu mbwira abantu bose kugira ngo nyabuneka nimuze ku mwami, nimuze ku mwami atugirire neza, nimuze ku mwami kandi turabona ko ibihe birutana. None se Habi ndagira ngo tugende tuganira. Yego, burya amagambo aryohanyuranyemo. Hari abahanzi benshi tubona urakora indirimbo nziza, abantu barabizi uri umustar, ariko ngiyewe iyo mpuye n'umuntu w'umustar nk'uku ndaba challenging. Ibyo ubustar nge ntago ari byo ni byiza ndabyubaka kuko biravuna, kuko natwe twese aho tugeze haratuvuna. Ariko mba nshaka kumenya uwo mustar ni muntu ki, kuko hari abahanzi nzi tugendana nka gutya, akaba ari umuhanzi avuga ubutumwa bwiza, aririmba neza, ariko ugasanga behind y'ibyo arimo arabwiriza biri differa y'ibyo akora inyuma ya televiziyo cyangwa inyuma ya radio cyangwa se inyuma y'ahamaje kuririmbira. Wowe aho ntago uri muri ba bantu umuntu ashobora kuvuga Imana agashishikariza abantu kujya kuri Kristo, ariko wakamera nka cyapa kirangira abantu aho bajya ariko cyo kigakomeza kigahagarara. Ako kantu nyine ndagusubiza muri iri jambo cyane cyane biranoroshye. Wowe twaturukanye i Kigali, ngira ngo na Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto nera. Ese ubona nta mbuto nkwerera? Bivugire kuri mikoro. Gihe uko nkubona mbona wera imbuto ku giti cyanjye, imbuto ku giti cyanjye, ku giti cyawe unyerera imbuto, uragerageza kwera imbuto. Ko nanone mvuze ngo burya umuntu wese, umuntu uzakubwira ngo nagezeyo, na Bibiliya iravuga ngo buri muntu wese ajya ahora yize. Wera imbuto pe, ariko ko nkubona, ariko ni sinzi nyine wowe ugerageje kumbaza nkanjye, ariko ubundi we muri wowe ibintu ubwiriza abantu bikurimo, cyangwa ni ibintu ukora nk'umuhango kugira ngo bagutumye. Kuko ngereka nk'urugero z'abahanzi, sinshaka kubameshoninga, aririmba mu materaniro anywa konyagi, yego, aririmba anywa gasembuye gatandukanye, ajya mu ndaya. Rimwe na rimwe ugasanga ibintu arimo aravuga ashishikariza abantu gukora, we ntabikora. Yego, ese iryo vuga butumwa ry'ubwo ryo ryaba rifite imbaraga, ryaba rivuga butumwa rya nyaryo, cyangwa ni ibintu biraho? Abo rero abo ngabo ni ibyapa, kandi ibyo na Bibiliya irabivuga. Icyapa kiba icyapa mu Kirundi nuko okay, icyapa kiba kiri ahantu kikubwira ngo uyu muhanda urakushitsa mu mujyi, ntikigize umumaro. Okay, ariko uwo muhanda ukawugenda ko kukagera mu mujyi, ariko cyo ntikihazi, ntikirahagera. Abantu nk'abo rero numva umuntu avuga amagambo meza y'Imana wayumva, ndetse ukumva n'icyo avuga akakugezayo, ibyiwe ukabyihorera. Ariko wowe niba uvuga ngo nakwereye imbuto na Emi turi kumwe hano, nitubana zabona imbuto zanjye, nuri uri kudufata amashusho abona imbuto zanjye, nanjye nihamiriza ko nkijijwe, ariko turacyari kurwana isi, umubiri na Satani.
ari byo Bibiliya itubwira ngo dusenge ubudasiba kugira ngo tutagwa mu moshya. Impamvu nta yindi sinzi mu Bibiliya y'ikirundi uko bivuga, ariko amoshya ni ibinyine bidushuka bituma dukora ibyaha, ari nacyo gituma rero duhora dusenga nyine ubudasiba. Reka mbakagero gatoya. Kera nigeze kuririmbaho, nigeze kujya ahantu mu rusengero kuririmba. Noneho before yuko njyayo umukobwa yarampamagaye, yambonaga ahantu muri korali, naririmbaga bisanzwe ndi umuhanzi, we aza kumbona asengera ahantu muri korali, afata nimero yanjye kwa kunda abafana nyine uza buri muntu wese akaguhobera akagira gute. Arambwira se Karabo ko nagukunze bimeze bite, wamaye nimero yawe? Ndayimuhereza, nyuma za kunganiza. Arambwira ati nabonye uri umuntu mwiza uvuga Imana neza, ariko ndashaka uzaze kunsura mu rugo. Nawe subana nande? Arambwira byose, ariko arambwira ati giye ubu ndigiye nyine ndashaka tuzavugane kuri telefone. Nyuma arampamagara arambwira tuzaze kunsura nyine yewe hari ikintu ushaka kubwira, ndifuza ko byibura twazaryamana ukambyarira umwana. Urimo urabyumva? Aririmba muri korali. So rero hari ikintu ngira ngo nongere kubwira abantu, icyo nubwo mubona nkora ibi bintu ngiye mbikora as comedy, as music, I'm a musician, ariko nanone iyo bibaye ngombwa ko mbaseriye. Iyi Mana tuvuga nkuko Habi yahoza bivuga, mureke tuyikomeze tuyivuge mu kuri no mu mwuka, kuko nta cyiza cyo mu byaha. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo nimba udakonje cyangwa ngo ushyuhe ukabura akazu yazi ngiye kukuruka. Niyo mpamvu kugira ngo dukorere Imana nabi, umuntu nahitemo inzira ebyiri, korera Imana cyangwa se uhitemo kugira gute. Mureke rero dukorere Imana nkuko ari arimo arabivuga, umukozi w'Imana. Abantu hani Burundi usibye naho ngaho wavuze, twebwe dufite abantu benshi. Uyu nguyu nawe ni umumenyesha makuru, kuza hano ukahazenguruka ukwezi kose utaricara ni ibintu byaba mu buryo bworoshye, ni televiziyo barimo bareba. So nibagutumire gusa icyo ngemba ngira ngo dukore dukonfirme neza, kuko ubu ugiye gutinda hano muri iki gihugu. Icyo mba ngira ngo abantu bamenye barimo gushidikanya, wenda nk'umushumba dukurikiye hano Burundi arongoye urushengero runaka, ushobora kuvuga se uriya muntu yaba ameze nka babandi nkamuzana agateragura abakobwa biwanginda cyangwa akirirwa ajya mu biyobyabwenge. Ariko iyo yumvise ubuhamya bwawe nkamubariza ikintu nawe yatekerezaga, arushaho kukumva akavuga ati reka uyu muntu muhamagare murangira ahantu aza kuririmba. By'umwihariko niyo aguhamagaye nkuko nguko n'agasukari ntikabura, ibi bigenda neza. So nabikubazaga kugira ngo nyine ndusheho gukiriyaringa abantu kubumvisha ibintu bimeze. Nivyo nagira mpavenda nashika ko Aloys Habi umuntu agukeneye, nivyo bavuga ngo ivy'Imana twabironkeye umuntu bitangira ubuntu, ariko ibitunze abari mu ngoro mu nzu y'Imana yego birahari. Yego nivyo tubitangira ubuntu, ariko hari ibintu bitegezwa gutunga abantu bo mu rugo rw'Imana. Hasabwa iki kugira ngo Aloys Habi ashobore gushika ahantu yatumiwe? Hasabwa iki se? No, umuntu antumiye hasabwa kugerayo. Ndumva nta reka mbikuvugire uri muratinya. No kuvuga waturutse mu Rwanda, of course wahaje n'amaguru. Umuntu agomba kumenya ngo Aloys Habi aratega, akeneye umuduga, amahera y'umuduga, akeneye nagera mu rugo se ararya iki? Arabavuye kuvuga Imana, ararira imyungu, yotse imyungu, ararira umuyaga. So nuvuga ngo ugomba kumenya ngo nimba utumiye umukozi w'Imana, ntibikabe ibintu byo kujya kuvuga ngo babibyaza umusaruro. No, nta muntu urya umuyaga, nta muntu urya imyungu, ngarenze umuyaga. Abantu mujye mumenya, abakozi w'Imana mujye mumenya ngo nimba utumiye umukozi w'Imana mumenyere everything. Wenda uko imbaraga zawe zingana nawe ntago abagusabye byinshi, ariko hari abakozi w'Imana tumira nk'umuntu akamujyana mu gihugu cyo hanze cyangwa n'ahandi hatandukanye. Umukozi w'Imana basohoka avuye mu materaniro agatangira kwibaza se ndatahaguta, agatangira kwayura. No, ibyo ntago ari ibintu byanyabyo. Nubwo uba wamuzanye uvuga ko umuzanye mu gukorera Imana, ahubwo wowe icyo gihe ubukoreye Satani we wamutumiye, kuko utumye umutima we nyine uratentebutse. Rero Habi ni umurigendi, ni umuntu ukomeye mu Rwanda. Nubwo twaganiriye gutya nuko nanjye ndi umusitari, turaziranye, duterana ubuse, turaganira, abasitari aho bari baraganira. Nawe ndumva nta kibazo abafite. Nico nagira namubaza nyene, nico nashatse kumubaza. Umuntu nkunda ashaka gutumira Aloys Habi nk'umuririmbyi, cyangwa gutumira Aloys Habi nk'umuvuga butumwa. Ndagutumiye nk'umuvuga butumwa biratandukanye nko gutumira nk'umuririmbyi. Ndagutumiye nk'umuririmbyi ho ntegeza kuvuga ati tukavugana ati uzama amahera angana uko. Bwana nzo ndagutumiye muri concert. Ndagutumiye nk'umuvuga butumwa nawe ashaka kumbwira uti uzondira déplacement, uzomenya kuntumba ibintu nivyo nashatse kukubaza. Biroroshe bigenda gute? Biroroshe cyane. Bon, reka mbivugeho gato. Hari abantu bakorera Imana
ari abavugabutumwa cyangwa ari abahanzi bafata, hari abantu bibiri yivuga ingororano zabo zizaba izo mu isi. Uri kumva, bafata ibi bintu, izi mpano z'Imana. Nanone Karabo gatoya ukuntu ngewe mbyumva, ntabwo ari ngombwa ngo uhagurutswe n'amafaranga. Icyo kintu cyo guhagurutswa n'amafaranga mu biciro $500, $1,000, bene abo bantu bibiri bavugaho ko ingororano zabo zizaba izo mu isi. Umutima mfite uyu munsi ni uwo gukorera Imana ntitaye ku kindi. Naho icyo kugera mu Burundi mvuye mu Rwanda nkivuganaho numpamagaye kandi nzi ko tutagorana. Umutima mfite uyu munsi ni uwo gukorera Imana. Impamvu ni ese iyo nkomeza kubikiragi kugira bwa bumuga bwo kutavuga mba ndaha uyu munsi. Ubwo buntu nagiriwe rero nibwo nanjye numva mfite ishyaka, numva ngurumana bwo kuzenguruka isi mbuvuga. Uri kumva, umuntu rero wampamagara ntabwo bigoye na gato, kuko nanjye ngewe nakubwiye tugitangira ngo ndi inyungu y'Imana. Niba ndi inyungu y'Imana rero n'Imana ni inyungu yanjye. Uri kumva, sinzi kuntu uko mba mbyumva muri ngewe biramvuna kubisobanura ngo abantu babyumve, ariko ngewe numva gahunda no gukorera Imana. Ngiye ikintu ndi bugukorere buriya ngiye nkunda kuvuga ibintu kandi nkabikora. No mu Rwanda wowe uranzi iyo ndi mu Rwanda ibyo mvuze nyine ndabikora. Je ntabwo nirarira. Buriya na super manager abantu bagiye bakunda kongeranya nawe. Super manager hari gihe yagendaga kuri kamera akavuga ibintu abantu bakagira ngo ni ukwiyemera. Ngiye nagiye nkunda kubibwira abantu, iyo mvuze ikintu nicyo, ntago mvuga ibintu ndimo muri black cyetse ndi mu kazi, ndi muri comedy. Ariko gihe cyo nkwemereye nuko ndi buguhuze n'umuntu hani Burundi byibura ndamusaba kwereke nk'ishengero nk'eshanu uri buririmbemo. Imana iguhereza umugisha nk'eshanu. Ari umumama ndi buguhuze nawe, abahantu bita ashobora ko ari ushobora kuba munaturanye, ndaza kongera mubaze. Twe twanye gahunda ko ngende buve hano nkajyayo, ariko ngiye mfite akazi kenshi nzahagaruka. Yego rero naza kuguha contact ze ukavugana. Ubwo nawe wa mama we nizere ko wabibonye, yitwa mama ndamwibagiye gatoye, ufite umugabo umupastor witwa Rukundo, ndanabasuje cyane. Ndaza kuguhuza na Habi, ni umuntu wanjye, ni umuntu mbona yera imbuto nziza, aririmba neza, abantu baramukunda, nta mpamvu. Urakoze cyane. Okay, umva ni ibintu bimeze neza cyane. Tumera nk'abagana no ku musozo, naho nyene menga twaye kugumana kubera burya muri studio hamaze gucika mu ngoro y'Imana. Ntabibonye Karabo? Je nk'umuntu amaze kumva nyene nuzuye ishimwe kubera ko nyene wumvise umuntu bisanzwe. Testimony ni ikintu kiza kubaka umuntu, kirubaka umuntu. Niyo mpamvu rimwe na rimwe je iyo nakiriye umuntu keshi manza kubanza kumenya ubuzima bwiwe, kubera umaze kumenya ubuzima bw'umuntu biragufasha kuganira nawe. Hariho nkuko dufate Karabo yari karavuga, hari umuntu ushaka nyene gutera brage muguke usanga niko rutamenye ubuzima bwe. Hari umuntu usanga ubuzima yakuriyemwo ibintu bya brage nyene abicako agenda. Ariko twizera ko byose ibyo oya wenda nagutahuye reka nkunganira. Rero inyungu za umuntu adashaka ko mutera brage aba ari umuntu yiziziwe na Satani. Yego reka nunganira abantu bashobora kubitekereza ukuntu hari nimba hari nundi muntu warudukurikiye, njya mbona abantu rimwe na rimwe batera comment IQ zabo si bose, ariko abenshi hari abo ubona IQ zabo ubwenge bwabo buri IQ zabo ziri hasi. Beta ko ubanza kureba n'uwo muntu uri mura gucerenjinga cyangwa se murimo muraganira, ese uwo muntu ni muntu ki? Nk'ubu nkanjye ntabwo nshobora kugira imyitwarire nk'iya Louise Habi. Ubuzima bwanjye bwose bwabaye fight, bwabaye kuvimbana, bwabaye guhatana. So ugiye muri character yanjye ikoze mu buryo bwa gisirikare. Sibyo? Kuko uyu munsi wa none ntigire icyizere, nta wundi muntu ushobora kuvuga ngo Patrick ndamubonamo amahirwe. Urumva Habi? Niyo mpamvu n'umuntu tugenda na wese akomba kumenya ngo cyangwa n'abandi bantu muba muri kumwe, jya ubanza umenye ese Emma ni muntu ki, yanyuze mu buhe buzima, ese Louise Habi ni muntu ki, mbere yo gukritika umuntu nguriya yitwaye kuriya ngo yari kwitwara nkuko yitware nkuko ushaka. Uzi uko yakuze, uzi imibereho ye, uzi struggle zose yanyuzemo kugira ngo uyu munsi wa none abe yicaye hanga. Uzi nk'ubu ngubu kugira ngo mbe nicaye hanga, ndakubwiza ukuri Habi, ngiyewe navuye mu menyo y'urupfu. Urumva, ngiyewe naciye mu nzira nyinshi, nakagombye kuba narapfuye inshuro nyinshi. Kuko ndanabyibuka hari igihe kimwe, wenda mbibwire n'abantu, hari igihe kimwe nari ndi kumwe na mukuru wanjye na mama, ngo mu gihe kimwe bacukuye imva 3.
bacukuye imva eshatu bacukuye iyanjye bacukura n'iya mukuru wanjye bacukura n'iya mama tukiri abana urimo kumva umwana ntazi iyo biva niyo bijya uramucukuriye ngo ugiye kumuhamba this time uyu munsi ndiho no kuba ndiho nanjye nanyuze mu bindi bintu bitandukanye uyu nguyu nawe yavuye mu bumuga bwo kutavuga sibyo uyu munsi nawe urimo uradukoresha ikiganiro hari ibyo wanyuzemo uyu mukameramani niyo mpamvu buri muntu wese umumenyesha makuru itondera uko avuga hari impamvu nushaka kubimenya uzamwegera umubaze nushaka kumenya kameramani impamvu aba yicecekeye baseka we ntaseke uzanyure mu gikari ubaze ahabi nawe umubaze buri muntu twe gucirana imanza nani niyo mpamvu nayimvuze imbere yuko umuntu aganiriza umuntu yarakwiye kubanza kumenya amateka yiwe yabayeho gute kugira ngo umenye ukuntu muzavuganira n'uwo muntu habi wavuze ko ufite itsinda rinini ry'abantu mugenda mufashanya mbega baje wenyine mu Burundi canke mwaje muzananye ntabwo ndi jyenyine mu Burundi ntabwo ndi jyenyine hari umuvugabutumwa turi kumwe ndi kumwe n'undi muririmbyi bita Werarisi nawe turi kumwe mu gitaramo ku cyumweru ari nawe wateguye iyo konseri azaba ari kurocinga album sindi kuhibuka nakatumiye abantu ariko bakunyuzeho wabazana ntabwo ndi kuhibuka sindi kwibuka gace ubwo ntabwo ndi jyenyine gusa bo baje mbere yanjye ho gato kuko nari mvuye aho bita za Rusizi ni burengerazuba bw'u Rwanda nsubira i Kigali ni kure cyane bo bahita bambuka baraza njya guca i Kigali kuko ari byo natoragayo naje nyuma yabo ho nk'iminsi 2 ariko sindi jyenyine c'est bon hari ikibazo mu cy'amatsiko cyanyuma twashaka kumubaza kugira ngo tunarangize n'ikiganiro gusa nuko icyo namubwira nuko namwishimiye kandi iteka everyday nifuza ko habi yarushaho gutembera nkuko impano ye yateye imbere mu buryo bwo kuririmba no umusitari ndifuza yuko yanagira amafaranga menshi so yewe rero siko nteye ntago nteye nka wa muntu wifuza kurya wenyine ngicyo nifuza no kubona habi yidrivinga yitwaye afite inzu ye uyu aka kanya ashobora kuba uyu munsi wenda ari mu buzima bwo gukodesha ariko nk'umuntu uvuga Imana neza je ntabwo nifuza kubona ukiri muri haso z'ubukode ndifuza ko umuntu nagukunda byibura nimba ufite amafaranga vunguraho uhereze habi nimba indirimbo yikunda nimba ukunda karabo mpereza amafaranga nigeze no kubibwira abantu urukundo nipe icyo ufite nanjye nkuhereze byo mfite urukundo ni kumbwira ngo ndagukunda nigeze no kubyiyama mbibwira abantu kuza buri munsi umbwira karabo ndagukunda muri comment karabo ya ndagukunda ya buri munsi idafite ibikorwa tucuraba momo iyo reba momo nimba ukunda uyu mumenyesha makuru Emma murungikire kuri ya masosiyete se tuyavuga kuko ntibanatwishyuye nukuvuga nyine urukundo ni ibikorwa rero habi ngicyo nifuza kukubonamo ndifuza kukubona uri umugabo nubundi aho uri wateye imbere ntabivuga burya abahanzi tugira ibintu byo kwirarira bujye muvuga abantu babafashe ugasanga umuntu ni umusitari ariko ugasanga wenda uyu munsi wa none aracyarwana n'akamoto nyewe rero nkunda kubibwira abantu uyu munsi nutabwira abantu ikibazo cyawe nta muntu uzigera umenya uko umeze niyo mpamvu ubona abahanzi benshi baheze ku mazina kubera kwirarira uyu munsi aratega kwa steri kubera iki arambara ikota agafiningiza akafungiza yagera imbere y'abantu ugasanga arabwira abantu genda uyu n'uyu babwire ko uri umusitari ariko utagira amafaranga baguhe kuko abantu uri imbere bafite amafaranga kuki twirarira tukaba mu buzima bw'amafuti uyu munsi wa none ngewe izina mfite ntaho rihuriye n'ibikorwa byanjye mfite izina ritoya kurusha ibikorwa mfite I'm telling you the truth ndakubwiza ukuri hari n'umuntu ugeri iwanjye Gerard Mbabazi yigeze kuza kunsura mu rugo harande batambagira ahantu nubatse aravuga se ibi bikorwa n'ibyaye nabwo nibyanye ngo oya ibikorwa ngo bishobora kuba ari ibyamba ababyeyi bawe ndavuganire kare nibyanye yabyemeye nyuma nyine ariko kubera ukuntu niyubatse nkiri mutoyi so nukuvuga ngo icyo nshaka ba habi nabandi bose mu kirigite hita ariko mu kirigita ni faranga urumva yego nukuri erega muzashaka abagore bibizuba bibizungereza ubuze umuntu umukobwa uzagukunda uri Aloise Habi w'umustar ukajya umubwira ngo nabuza y'umunyu imagine umunyu wa Aloise Habi yabuze umunyu thank you Karaboje nanjye ngenda muri serie ya nyuma y'utubazo shikanga dutatu Aloise Habi wabuze ufite imyaka 30 uri umusore 32 uri umusore utuye i Kigali wawe bwa mbere ushika mu gihugu cy'u Burundi ibujumba no bwa mbere wahabonye gute mbivuge gute urabona iyo ugeze ahantu bwa mbere n'ubwa mbere wageze ntago ubura ibintu bigucanga cyangwa se ibyo ubona
bisa nk'ibitandukanye. Mu Bujumbura nagiye mbona ibintu bisa nkaho urabona nk'Ikigali twebwe tuba dufite moto ahantu hose mu mujyi. Nasanze mu mujyi mu Bujumbura nta moto, hari ahantu limite, bisi hari ahantu limite zikajya ahandi hasa nkaho nyine aho ako kantu ukabona karagucarenjinze. Twe twamenyere guhita ufata moto hariho hose. Hari ibintu byinshi nagiye mbona. Ariko ubundi u Rwanda Uburundi ni igihugu kimwe rwose. Ibindi byose urisanga abantu barampaye ikaze, abantu bakamfata bakajya kuntembereza, nimugoroba banjyanye ahantu hatandukanye. Mbona tuva gukora umurimo w'Imana, ukabona abantu bagufitiye urukundo, ukaririmba, ukabona abantu ikindi kandi kirushijeho n'ubwo ndirimba ikinyarwanda bakacyumva bose, nta urambaza ngo iri jambo rivuga iki. Nyine ukabona biranejeje, ukabona biranejeje. Naranezerewe rero cyane, nshimana Imana mu mutima kuko yanyaguriye amarembo, kuko uyu munsi aho yo nyihoramo, niko tuvuga mu kinyarwanda. Ntekereza ko uyu munsi hari abantu turi kumwe, hari abandi bazagenda bambona, ngira ngo uyu munsi ni amarembo yafungutse mu Burundi, nshobora kuzajya mpaza n'ibindi bihe bigiye bitandukanye. Mu Rwanda Kigali Bujumbura harimo ukuntu bitandukanye ku gaklima k'Ubujumbura wakumvise? Harashyushye cyane, n'ubu turi aha ndumva nafungura ishati. Harashyushye cyane, byatumye nk'ibintu bikonje ndasarara. Harashyushye cyane, hanyuma ikintu cyose ugiye gufata uba wumva cyaba gikanye. Ariko waba uvuga n'injyangwa zibanza zishize muri firigo. Ibiryo ngo baducishe muri firigo gato. Habi nakaye kantu k'akayensorite kuba kamaze kubaho mu minsi umaze i Bujumbura. Akayensorite nivuga ati kano kantu kabisa karancalenjinze. Keza cyangwa kabi? Naho kabi, hera kuri kabi. Kabi? Kabi ndumva wenda ikintu nabonye kiba handi. Ejo bundi naciye ku bantu bari gutongana hafi kurwana, mbona ntago ari byiza. Nago nkunda mu buzima bwanjye, ngewe ndi umunyamahoro. Wenda karabarabizi cyangwa se n'abandi bazankurikira bari mu Rwanda, kuva ndinze ngana gutya ntawe urankubita urushyi cyangwa ngo ngende umukubite. Uri kumva? Rero ako kantu nabonye abantu batukana kandi batukana cyane. Ariko ibyo byo si umwihariko ku Burundi, no mu Rwanda abantu basanzwe bashyamirana bisanzwe, mukagirana ikibazo mugatukana. Ako kantu wenda niko nabonye kataryoshye. Ari umuntu nigeze kubaza nk'uko wewe yaravuye mu Rwanda, abana amanyarwanda n'amarundi amafaranga ntasa. Bamaze kumuha yurira muri bisi baramusubiza, agenda gutera mbavisa gute mu Rwanda. Bana mu Rwanda bafite ukuntu bagira kuri bisi ukagira utiri uratanga amafaranga. Ariko ahanga yari afite amarundi, aratanga amahera muri bisi baramusubiza. Aca atangura guserera ngo bamusubije ngo yadakwiye, ngo bamusubije amahera atayiyo ngo fake money. Ejo bundi navunjishije ibihumbi 26 hari, bampa nk'ibihumbi hafi 80, mbona sinzayamara, none yashize n'igikoroto tugaragaye ahita ashira vuba. Amafaranga yari afite ukuntu nyine ya challenging umuntu, ariko ntawe ujya kugereranya amafaranga y'igihugu kimwe n'ikindi, kuko amafaranga yose agira umumaro muri buri gihugu arimo yakoreshwamo. Kuko mu Rwanda niba ayacu hari ukuntu ameze, dufite ibiciro nyine bijyanye n'amafaranga dukoresha. Naha ngaha dufite hari ibiciro bijyanye n'amafaranga mukoresha. Ikigora umuntu gusa no kubimenyera. Nkanjye wari uhaje ari ubwa mbere, hari n'igihe ngira gutya inoti ya 500 nkabona wenda nk'ubu nje bisi twari turi babiri twishyura 1,100, ngiye kwishyura nishyura 1,500 ndigendera. Konvoye niwe wambwiye ngo ni 500 si 100 nabyitiranije. Urumva ko tumenyereye igiceri cy'ijana, twibwe iwacu ijana ni igiceri, hano ni inoti. So urumva ko bifite ukuntu ari igiceri. Hanyuma ikintu cyiza rero nabonye hano, murafite urukundo. Kandi buri urukundo ni rwo rwatumye Yesu abona ikintu cyo kwitwa Imana, ariko umuntu akazimira akihorera ikiruta byose. We urukundo rwaramusanze, uri kumva, urukundo rwaramusanze ruramwuzura. Rumaze kumwuzura abona umuntu ntiyapfa. Iriya mibabaro yose yo kumusaraba yarayirebaga, yarazi ko azakubitwa imisumari,
yarazi kazabira biriya byuya igitsemane bivanze n'amaraso kuko yarabirebaga yarazi ko azacibwa mu maso uri kubyumva yarazi akarengane kose kari agasuzuguro yarakarebaga ariko akabona ntabwo ibyo byose imibabaro n'imvuna azagira akabona ntabwo bishobora gusumba urukundo rumwuzuye akunda umuntu aravuga ngo kubera urukundo nkunda umuntu ndagiye mu gihe ibizima abamarayika abaserafi abakerebo bari bahakanye ariko aravuga ngo kubera urukundo nkunda umuntu biriya byose urukundo rwahise rubitesha agaciro rero ni narwo rukundo umuntu yakwiye gukunda umuntu ni nabyo rero byanejeje murafite urukundo aho nakubwiye ko kugera hano sinari mpazi umuntu yitanze aravuga ngo